atakubira ariko si bini uza kuya ku manywa yihawe cyangwa utera oya tagira igitutu cyawe shiko fata koko se ni cyawe ariko koko se ni cyawe kijya koko se ni cyawe kijya uretse se igitutu nakiri koko se ni cyawe igitutu bamenye kuzamunya ibiri bitatu nakubereye imfura nari kuba nahamagara abaturage akaza kakubwira ariko mbabara noneho rekura nahamagara abaturage tukujyane mu buyobozi sibyo ariko ubu mwana abaye ko mwana aba ikorere Kanye kubita umwenge parike mwana bantu uparike ndinga mwana mwana baparikira he mwana aho hano ako nazamu twebwe twatoboye rebana yakoze tukikira mwana ko nakarira senga turenze wa mwatoboye se mwana none mwana kirese ikintu kire mwatoboye wabasabarezi mwana baginga ubwo sangere sasa nyepfushije ubusa mwana Komeza dupowe inywa amazi se no moto umva mani umva uko bimeze rero ubu twebwe dufite ingoma tugiye kujyana muri studio tubara piresi bahe mani yo manika umva iyi ngiyi niyo tugiye kujyana muri stage mani uri he ndazumva ntere ndaguzikanga kwera ndazumva ntere ni umuhanga uyu nguyu urushaka we aho ntageze iwacu ndahageze uyu nguyu yarusha bene imana uyu nguyu yarusha bene imana wa mupfumu bakunda kwitera wa wundi w'umukire aramurusha cyane n'umuntu rero ko ngezeyo nkatangira kumva vuga ngo yemwe abahano twabashakaga mubyeyi komeze muze nta muntu winjirana n'inkweto urumva nitugera ku muryango urazikuramo muze mwubashye abakuru iwanyu mwarabikora amakuru y'abazungu murasiga ku muryango kwanuza kwa bene imana yaranyishe nk'umwe oya bene mwukagira imana mubyeyi turabumva gusiga amaguru y'abazungu ku muryango mwubaha abakuru
mwashize ariko mugiye gukira. Muragenzwa n'iki mu rugo rw'abakuru? Yarwaye mubyeyi. Wafashwe ute? Twagira ngo muturebere mutubarize abakurambere. Oya, ntabwo ari abakurambere, muragira ngo tubaze icyabateye ubwo burwayi bwanyu. Yego mubyeyi. Hanyuma nitubona uwo bagize mutyo murashaka ko tumukorera iki? Ni ukumwica, ni ukumusaza, ni ukumuteza ihembe n'iki? Ni ukumutwishyurira ababyeyi. Kumubishyurira birabahenda. Birabahenda. Noneho hagira umuntu ugira ubwoba kuko ubu tugiye gutangira igikorwa. Hagira umuntu ugira ubwoba. Cira ku mbuto. Cira imbuto ntucire mu nda. Cira imbuto ntuce umuryango. Cira imbuto ntuce abana. Cira. Dore. Enda nawe cira hasha. Ntabwo ndwaye. Cira wowe. Ongera irindi. Ongera. Katurebe umwanzi. Umwanzi uzira urukundo. Ubateza akatagira ishyaka umurizo. Maze nizera. Uretse. Kamanze. Ndabona zera insigane. Mushobora kuba hari uwo murimo. Eka zanze. Kambanze mbabarize abansumba. Ndabona ubushobozi bwanjye buri kwanga. Mushobora kuba mwinjiranye imyaka muri ino nzu. Hagira ugira ubwoba. Mugira ubwoba utahe. Aba mutegera. Aba mukakira. Aba mukamuseka kakabigazwa ka musoro. Vamos, ufite imyaka. Ndanakubaza ndahamagara bakuru. Ndahamagara nkubarize. Najuwitanga. Subira wigira ubwo udatuma umukuru yanga kubasubiza. Tubahaye akanya ababyeyi mudusubirize umuntu ufite iki kibazo. Manuka kugira ngo abakurambere babashe kubasubiza. Jya hasi umukuru yaje. Mu muhinzi yatambuke. Amutamu neza. Mwaje hagaho ubundi mwese ko muje. Muchachu ni wowe. Tuzi umukuru agusubize. Yitwa mubyeyi. Umugabo muchachu. Arazira mukuru we. Mukuru we gasasira. Witwe Ngwingiri babyeyi. Umugabo yitwa Wingiri. Urumva icyo uzira? Umugabo bamwita gasasira. Batesamu. None se mubyeyi ko numva nsa n'uri gushikwa n'imbaraga z'ihembe ry'inkura ryavuye mwimana mushirarungu hagati y'amayira abiri. Mubyeyi ntacyo wambwira ko numva intege ziri kunshirana. Ababwira ko twebwe tuba mu birunga. Tugiye kuzanira ku rutare. Maze kandi rero ntibagire ubwoba ngo tugiye guhangana nabo. Urumva? Ndabyumva ababyeyi, reka nze ndasobanurire. Mwigira ikikango n'umukurambere ugiye kubavugisha. Bambwirire mutware. Mubyeyi ntayo tugira. Ceceka. Mwaje hamutazi ikibazanye. Mubyeyi itungo tugira mu rugo. N'imbeba cyakora dufite inkoko.
babyeyi tworoye inkoko. Ni inkoko zonyine dufite babyeyi. uwo mugiye kumunteza ndasubiraho ndi kumusobanurira ngo iki inkoko n'imbaraga bakoresheje ni nkeya muco nizamba mubyeyi umugabo wanjye akire kanongere mpamagare none mubyeyi inka twabaciye bayibuze ngo bafite inkoko ese batuboneye ibara rimwe hari icyo byaba bitwaye uceceka ntihagire uvuga ariko ubwo uzi ko nawe wansigara mu ideni ukazatuma oya ndakwinjiza urabona ibi bitangiye kumanuka muceceke ntihagire uwikanga ntabwo ari twe babyeyi ntatwa mufite iki ni inkoko murangora kandi ndaje nanjye ndabateza ikibazo mwemere ibyo mwemeye biri butangwe ni inkoko babyeyi inkoko izanga kwera buruta hanyuma abo bantu bawe bambwira yuko nari mvuye kure mvuye mu birunga ndashaka gusubirayo niba nta kindi bambaza iyo nkoko bayiguhe ariko ubutaha ntibazagaruka bazakuzaniye n'ihene y'umukara mwemerere mutuze niryo mu birunga riri kurwana n'iryo mu bugeshi mwumvise ngo mugomba kuzana inkoko y'ibara rimwe ariko ubutaha nimugaruka muzazana n'ihene dore yarifashe murakoze mubyeyi se ni wowe sheri karibu karibu rwose mukuru uyu mwana n'inshuti yanjye yitwa Gasaro iyi nawe ni sheri wanjye yitwa Fondorwa Johnson sheri nyine se twakiriza iki niba ufite akamusiteri nta kibazo oya ntabwo tujya tunywa inzoga kubera iki turabarokora ikibazo ume fanta gusa ko utambaje iyo ari yo yose nta kibazo zose ziba ari fanta kuva nawe yimpaye nta kibazo gasa amakuru none se ndagira ngo dupange ya gahunda nta kibazo se nta kibazo n'inshuti yanjye ntacyo namuhisha nta kibazo nagira ngo dupange ibijyanye bwabo kwereka nabyihutisha mu byumweru bibiri bikarangira ibyumweru bibiri kari bikeya nta ntwerano nshaka ibyo wangu wantwerereye iki namfasha nshaka nise ubundi harya utuye i Kigali utuye i Kigali ugira inzu se ugira rava se uravaga akamodoka gato ntutuye i Kigali nta nzu ugira nta modoka ubwo nta n'amafaranga takashitani byari ntabwo nakundana n'umuntu nkawe gusa urumva ibyo byatugeza kuki ahubwo mbere mwiza wasohoka papa adasanga turi kumwe sheri ni wowe cyangwa ni ibikurimo ni jyewe nose umuntu adute muri Kigali nta n'ikindi kintu aba afite kigaragara niyo byaterwa n'ibyo waba ufite simuye muri Kigali ariko ncumbitse muri Serena ubu ngubu mu gihe gitoya nta nzu ngira muri Kigali ariko muri Amerika mfite inzu niho ntuye noho ngo karava ku gapusipusi k'akamodoka nako nagendamo kari akamodoka gato nyina muri limuzine niyo najemo nabonye n'abantu bibanshungereye sinzi muri Rwanda igeze muri karitsiye yanyu ariko ibyo uvuze by'amafaranga usubira kubaga amafaranga usubira kuguha abantu na banki ndayiha sheri mbega n'ibyo ngibyo ni ukuri cya cyumweru bya byumweru bibiri tubigire kimwe si byo se ukunda ibintu cyangwa ukunda abantu ni ukuri ndagukunda
urankunda unkunda ibyo ngibyo mfite oya ndagukunda wenyine. sorry thanks kuba mwampaye mwanyakiriye. none se ubwo kugiye tudapanze dupanga iki hari ikindi se wangati ubwo fanta wambaye nta kibazo oya mugenda ni ukuri nta kibazo ndabibwira ababyeyi. oya nushaka bibabwira cyangwa ntibabwira ariko ni ukuri ndabibabwira. ngiye kubyigaho. sorry ushaka kumerekeza cyangwa bireke next time gusa Akumerekereza. si buriya ni urukundo ni amafaranga ni iki Nyiradende naruhaye. Nyiradende. Wajya uza ukaryama mu nzu kugira ngo uhamagare nyiradende buri kanya. Kambwira. Kutambwira. Urabona imirimo y'ahangange nzayivamo niyo. amazi we Amazi yo kunywa. Urumva amazi ariyo ushaka gushyira mu nda ibindi byose wakanya. Yego hada ntakundi. Amazi mugezi ushaka mana yanjye. Aha.